neza abakurikiye umuyoboro wa UHIL hano kuri YouTube. Muri kumwe na Ufitinema Aristide. Umuyoboro wa UHIL ni umuyoboro wo kuri YouTube muzajya mubonaho amakuru atandukanye yerekeye ubuzima n'indwara nyinshi cyane dukunda guhura nazo. Kuri uyu muyoboro wa UHIL muzaba mukunda kuba muri kumwe nanjye inshuro nyinshi zitandukanye hamwe na bagenzi banjye tubana umuryango wa UHIL. Icyo usabwa ni gukora subscribe kandi likinga kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro nk'ibi ngibi bitandukanye. Uyu munsi turaganira ku buryo bwo kuboneza urubyaro. Ese kuringaniza urubyaro ni iki? Nk'uko WHO cyangwa se umuryango ushinzwe ubuzima utubwira, kuringaniza urubyaro ni uburyo cyangwa se ubushobozi umusore, umukobwa, umugabo n'umugore bagira kugira ngo babashe kugera ku ntego bihaye z'umubare w'urubyaro bashaka kugeraho n'intera iri hagati y'izo mbyaro uko zikurikirana. Ikindi kibazo wakibaza ni ese ninde ukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro? Nk'uko WHO cyangwa se umuryango ushinzwe ubuzima bitubwira, tugira ko umusore, inkumi, umugabo n'umugore bari mu gihe cy'uburumbuke bose bemerewe gukoresha uburyo bwo kuringaniza urubyaro. Dukomeje nk'uko umuryango WHO utubwira, abagore miliyoni 214 ku isi ntabwo babasha kugira uburyo bwo kuboneza urubyaro. Muri abo ngabo 24.2% bagaragara muri Afurika, naho 19 bagaragara mu Rwanda rwacu. Ikindi WHO itubwira ko kuringaniza urubyaro cyangwa se kuboneza urubyaro birinda gukuramo inda zitateganyijwe, cyane cyane z'abangavu cyangwa se abantu bakiri munsi y'imyaka 18. Ikomeza itubwira ko kandi kuboneza urubyaro birinda indwara nyinshi cyane harimo na virusi itera sida zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Bimwe mu byiza byo kuboneza urubyaro harimo kugabanya ubwiyongere bukabije bw'abantu ku isi. Ikindi harimo kongerera umugore ubwigenge bwo ku mutungo, cyane cyane abasha kubona umwanya wo kwiga, wo gushaka akazi kugira ngo abashe kwita ku muryango. Ikindi cyiza cyo kuboneza urubyaro harimo kurinda ubwandu bw'agakoko gatera sida, hakabamo no kurinda izindi ndwara zose zakwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kuringaniza urubyaro bigabanyijemo ibice bibiri. Harimo igice cya mbere aricyo bita mu Cyongereza natural method cyangwa se wavuga uburyo bwa gakondo, hakabamo n'igice cya kabiri bita artificial method cyangwa se uburyo bugezweho bukoresha ibikoresho bitandukanye. Duhereye ku buryo bwa gakondo bugabanyijemo ibice bitatu. Harimo igice cya mbere aricyo cyo kwifata mu gihe runaka, aho ureka gukora imibonano mpuzabitsina. Ubundi buryo bwa kabiri buri mu buryo bwa gakondo harimo bwo twita mu Cyongereza coitus interruptus, aho umugabo iyo ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore, igihe agiye gusohora intangangabo akuramo kugira ngo atazishyira mu gitsina cy'umugore. Uburyo bwa gatatu ari bwo buryo benshi mukunda kumva bwo konsa, ni igihe umugore iyo ari konsa byonyine nta kindi kintu aho umwana mu gihe cy'amezi 6 kandi akaba atari no kugira imihango. Ubwo buryo nabwo bufasha umugore kuringaniza urubyaro. Mu buryo bugezweho cyangwa se artificial method mu Cyongereza bugizwe n'ibice bitatu. Harimo igice cya mbere cyo kuzitira cyangwa se barrier method mu Cyongereza, hakabamo igice cya kabiri gikoresha imisemburo cyangwa se hormone, hakabamo n'igice cya gatatu cyo gufunga burundu cyangwa se permanent method. Duhereye ku buryo bwo kuzitira cyangwa se barrier method, twahera ku buzwi cyane bwitwa condom. Condom ikaba irimo
amoko abiri, kondomu y'abagabo na kondomu y'abagore. Kondomu ikoreshwa igihe cyose umugabo n'umugore barimo bakora imibonano mpuzabitsina, kandi ikagomba kuba yambaye neza nk'uko biteganywa cyangwa nk'uko bigomba. Kondomu idufasha kuringaniza urubyaro no kutandura virusi itera sida hamwe n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku kigero kiri hejuru ya 85%, bitewe n'uburyo iyo kondomu ikoze cyangwa se n'uburyo uyikoresheje. Uburyo bundi bwo kuzitira tugira harimo ubwo bita diaphragm. Diaphragm ni agapira nako gakoreshwa kugira ngo kabashe kurinda intangangabo gukomeza kujya guhura n'intangangore. Agapira kaba gashyirwa mu gitsina cy'umugore. Uburyo bwa gatatu buzitira ni ubwo bita cervical cap, nabwo bukora nka diaphragm, nako nta gapira ushyira mu gitsina cy'umugore kugira ngo kabashe kurinda intangangabo guhura n'intangangore. Kakaba gakunda kuba kariho ibyo twita spermicide, ikaba ari imiti yica intangangabo. Dukomeje n'uburyo bugezweho bukoresha imisemburo, harimo ibyo twita oral contraceptive pill. Izo oral contraceptive pill ikaba ari ibinini birimo amoko abiri. Harimo ibinini bya mbere biba birimo imisemburo ibiri ariho estrogene na progesterone, hakabamo n'ibindi binini biba birimo progesterone gusa, nabyo bita progestin oral contraceptive pills. Ko izo oral contraceptive pills cyangwa se ibinini bigizwe n'imisemburo bikora, icya mbere birinda umugore kugira wa munsi nababwiye w'uburumbuke ariwo twita ovulation. Icya kabiri birinda indi misemburo ituruka mu bwonko aho twita muri pituitary gland kuba byakohereza indi misemburo ituma umugore ajya mu burumbuke. Turebeye hamwe mu bagore babujijwe gufata ibyo binini cyangwa se oral contraceptive pills, harimo abagore banywa itabi kandi barengeje imyaka 35, harimo abagore bafite indwara y'umuvuduko ukabije, hakabamo n'abagore bakunze kugira umutwe cyane witwa migraine, hakabamo n'abagore bafite ibibazo byo kuva cyangwa se ibyo twita mu cyongereza clotting factor diseases. Bimwe mu bimenyetso umugore uri gufata ibyo binini birimo imisemburo akunda kugira harimo kuva kwa hato na hato, harimo kubura imihango, harimo kugira umutwe, hakabamo kugira isesemi no guhinduka kw'ibiro yari asangamo. Ubundi buryo bwo kuringaniza urubyaro tugira harimo ubwo bita implant cyangwa se mu Kinyarwanda udupira. Akaba ari uburyo bukoreshwa n'umugore ushaka kuringaniza urubyaro mu gihe kirekire. Harimo ubwo bita jade. Jade ni agapira bagushyira mu kaboko karinda kuba watwita mu gihe cy'imyaka 5. Hakaba hari n'akandi bita implano ko kaba kamara imyaka 3, kakaba karimo umusemburo witwa etanogestrel aho bagufasha kuba utasama mu gihe cy'imyaka 3. Nk'uko natwo utwo dupira two mu tuboko tugizwe n'imisemburo, natwo iyo umugore agitangira kudufata akunda kugira utumenyetso tw'umutwe, guhindagurika kw'ibiro, isesemi no kumva umudu we itameze neza. Bimwe mu byiza byo gukoresha utwo dupira two mu maboko ni uko tumara igihe kirekire, nk'uko nabibabwiye jade imara imyaka 5, naho implano yo ikaba imara imyaka 3. Hariho n'ubundi buryo bw'agapira bashyira mu gitsina cy'umugore aribwo bita IUD, buba bukozwe n'akuma kitwa copper cyangwa se buriho amahormone nayo nka progesterone. Ubwo buryo bukaba ari akuma bashyira mu gitsina cy'umugore kugira ngo babashe kurinda ko intangangabo zahura n'intangangore. Ubu buryo bw'agapira mu gitsina ntabwo bukoreshwa n'umugore ufite ikibazo cya infection yo mu gitsina cyangwa se ufite icyo bita pelvic inflammatory disease. Ikindi nanone uburyo ntabwo bukoreshwa ku mugore ufite
indwara yitwa Wilson disease cyangwa copper storage disease. Bimwe mu byiza bya buno buryo ni uko ni uburyo buramba bumara igihe kirekire mu gihe ushaka kuboneza urubyaro igihe kirekire. Ako gapira igihe cyose kakirimo kakurinda kuba wasama. Ikindi cyiza cyabwo ni uko igihe cyose ugakuriyemo uhita wongera ugasubirana uburumbuke wari usanganywe ufite mbere. Dukomeje n'uburyo buri peyimana cyangwa se uburyo buhoraho budashobora guhinduka iyo wabukoresheje, harimo ubwo twita vasectomy. Ubu ni uburyo bukorerwa umugabo, bagakata umuyoboro umanura intangangabo kugira ngo utabasha gukomeza kuzikata. Ubu buryo iyo ukoresheje uri umugabo ntabwo wakongera gutera inda. Hakabamo n'ubundi buryo bukoreshwa ku mugore aribwo bita tubal ligation, aho naho imiyoboro ibiri itwara igi ry'umugore nayo bayikata bakubaze kugira ngo igi ry'umugore ritazabasha guhura n'intangangabo. Uburyo nabwo iyo ukoresheje ntabwo ubasha kongera gusama ukundi. Zimwe mu bibazo bikunda kugaragara mu bantu bakoresha ubu buryo ni uko usanga cyane iyo umuntu yawukoresheje atabyiteguye aza kugira icyo bita mu cyongereza kuregreta cyangwa kumva ibyo yakoze atari byo. Uburyo uba ugomba kubukoresha wabanje kubiganirizwaho na muganga ukamenya nyine ikizakubaho nyuma yabyo. Ariko ku bantu bashaka kurekera kubyara burundu ni uburyo bwiza bwakoreshwa, kuko ahangaha uba ubyizeye 100% ko utazongera gusama. Uburyo bwa nyuma ngiye kubabwira ni uburyo bita emergency contraception. Ni uburyo bukoreshwa n'umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se akaba yafashwe ku ngufu, cyangwa se ibyo binini akaba atarabikoresheje neza. Ubu buryo bukora mu buryo bubiri, harimo uburyo bw'ibinini ukoresha igihe utarenze amasaha 72 ukoze imibonano mpuzabitsina. Hakaba n'uburyo bw'agapira nababwiye bashyira mu gitsina cy'umugore, nabwo ntabwo bukoresha mu gihe kitarengeje iminsi 5 kugira ngo bikurinde gutwita. Ubu buryo ukuntu bukora iyo utarasama. Iyo wamaze gusama ubwo ntabwo biba byarangiye, ntabwo biba bigikora. Niyo mpamvu iyo wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ushobora kwihutira kwa muganga cyangwa se muri farumasi kwegereye bakaguha ibyo binini, cyangwa ukajya kwa muganga ugashyiramo agapira kugira ngo bikurinde gusama. Ariko muri icyo gihe nababwiye utakirengeje amasaha 72 ku dupira cyangwa se iminsi 5 kuri IUD. Turimo dusoza muri makeya, mbere yo kugira uburyo na bumwe utangira gukoresha, wakwegereye ikigo nderabuzima cyangwa se ibitaro bikwegereye, cyangwa ukegera umuganga ukabanza kugira inama y'ubwo buryo ugiye gukoresha kugira ngo umenye n'uburyo bukora neza. Mwakoze gukurikirana Yuhi YouTube. Turongera tubibutsa gukora subscribe no kurikinga video zacu kugira ngo mukomeze kudukurikirana uko iminsi izajya ikomeza kuza. Naho ubutaha mwari kumwe na Ufitine Majari City.